Zakari ugiye kugira amazu muri uyu mujyi, ariko ni wanyu awuvuka ku ivuko. Hari ibikorwa uzahakora bikomeye bizakwitirirwa, uzahubaka amashuri. Amen. You're going to have houses in this city, and where at your birthplace you will build some schools. Uzahubaka iki? Amashuri. Uzahubaka amashuri. Amen. None ukimara kubaka amashuri, and after you build schools, ugiye kuzagira televiziyo yawe. You will own a TV. Apana channel. Yeah. Not a channel. TV. A TV. Ugiye kubera abantu benshi umugisha. You're going to be the blessing to many people. Bamwe bazajya barangiza kwiga za kaminuza baze kugushaka. Some will be graduating from university and they come to look for you. Mgiwe n'Imana ngo ugiye guhindurira abantu benshi ubuzima. I'm told by God that you're going to change many people's lives. Komera Yesu amashyi. Applaud to Jesus. Waruzi ko kuzura umwuka wera, gukiza indwara, kwirukana dayimoni ni bimwe mu bimenyetso bigaragaza abizera ba Yesu. Muri ibyo byose hari ibyo ukeneye kandi uzabifashwamo n'umukozi w'Imana wabisigiwe, ari we Reverend Prophet Ernest NYIRINDEKWE, umushumba mukuru w'amatorero ya Lion Pentecost Blessing Church ku isi hose. Babategura igiterane kidasanzwe kiba buri wa kane, gifite insanganyamatsiko ivuga uwa kane w'ibimenyetso no gukira indwara, kuva saa 5 za mu gitondo kugeza saa 2 z'ijoro. Iki giterane kibera kuri Nazareth Church Remera mu Giporoso nyuma ya station SP. Ku bindi bisobanuro hamagara 078824. kandi ndira umuryango bitoroshye, iryo nishimwe rikomeye cyane. Ndashima Imana nukuri ntago ni rutabura kubigenza, ijya yiyeranja tukabaho. Iryo nishimwe ni byinshi nashima Imana, ariko ntago nabona uko nabivuga. Numva nta nitangiriro nta niherezo. Nukuri ndashima Imana nkimara kugera muri iyi nzu yayo nkagera kwa papa. Nararuhutse. Nari ndushye, nari ndemerewe. Nukuri hari igihe Imana yajyaga imbwira ngo mwana wanjye nzagutabara, ngo mwana wanjye nzakugaburira, ngo mwana wanjye nzakugirira neza. Nukuri nkumva ntaho byava. Nkavuga ati ariko Mana, ndumva nta n'inzira byanyuramo, ndumva nta naho byava. Nukuri ikindi shimira Imana, nyimara kugera hano niho nabonye Imana, niho nabonye gutabarwa. Umunsi umwe narabyutse, umuntu yambwiye ijambo numva rirankomerekeje, arambwira ngo ni gute ngo ugenda buri munsi ugakora, ngo ariko ngo ukabura amafaranga yo kwishyurira umwana ishuri. Nanjye koko ndareba numva ndigaye kandi ntaryama. Ndavuga ngo Mana, kuba umugore nkaba n'umugabo bizarangira ryari? Uwo munsi narabyutse mu gitondo, mbyuka ndira niruka, ndavuga ngo hoya nje kureba papa. Nyimara kugera hano nahuye na Prophet, ndamubwira ati nukuri ndarushye, sengera. Uwo munsi yarambwiye ngo urabona Imana, humura urabona ubutabazi. Ndabyibuka itariki mu kwa 9/29. Nari mbyutse kare, nari mfite ubukode nukuri nta mafaranga nari mfite. Nari mfite byinshi byo gukora, ariko nabiburiye igisubizo. Ndavuga ngo ariko Mana, ariko nukuri narayibonye. Uwo munsi nibwo yatuvuzeho, arongera mvugaho umugabo utabura uko Imana yakoresheje, arambwira ngo nguhaye igishoro. Numvise mbuze uko nabivuga, numva mvuze uko navuga Imana, ariko nukuri ndashima Imana. Ndashima Imana nukuri ko yankuye mu madene yarakabije, nari nsigaye mbura naho nyura. Kandi sinaryamaga. Ikindi shimira Imana, umwana wanjye yarari mu cyaro ariko papa, umwana ntiyige, bakambwira ngo ariga kandi atiga. Ngahora nicyo cyifuzo, nkavuga ngo se Mana, umwana wanjye nzamubona ryari? Byibura menye yuko mwirereye ko ari ifura yanjye, byibura nananira menye ko nani ariko ntagazananira kuko naramubyaye. Nkasanga ninjya kumuzana bizaba intambara. Nasenze Imana, mbwira Imana ngo Mana, cira inzira mbona umwana wanjye.
uko ndi kose nzamurera uko. Ndashima Imana ko igihe cyageze bakampamagara ngo turagushaka, nahagera bakambwira ngo umva rero ngo uyu mwana wawe ngo turagira ngo tumuguhe ngo ujyanire utwawe, ngo ugende wirerere, ngo nakunanira, ngo nakubera mwiza ngo uzabimenye, ngo ariko uyu munsi wa none ntabwo tugikeneye kumurera, jyana utwawe. Ndangije numva ashimye Imana, ndavuga ngo Mana nubwo ntaho kumushyira afite, nubwo narara hanze ariko amaguru akarara mu nzu, ariko umwana wanjye turi kumwe ndagushimye. Ndashima Imana n'ukuri uko ari abana bane, ndashima Imana ko ndi kumwe nabo, ndashima Imana ko bataraburara, icyo ni ishimwe rikomeye. Ndashima Imana ko igihe kijya kigera nakumva ndushye nagera nkayibwira ngo Mana ko ndushye ndabigenza nte, n'ukuri nahagera nkumva nguwe neza, nkataha numva ishimwe, nataha nagera mu rugo nkumva telefone irasonye ngo ngwino mu kiraka. N'ukuri ndashima Imana yuko ijya yiyeranja nkabaho, iryo nishimwe. Navuga byinshi ariko n'ukuri sinabona naho mbihera, sinabona n'itangiriro ryayo, yankoreye ibintu nanjye ubwanjye ntabasha gukora. Ndashima Imana mbyara muri mwana muto yafite umwaka n'amezi 6. Igihe cyarageze mbona ntacyo kwambika umwana mfite, mbona nta no hepfo nta no haruguru. Mbwira Imana ngo se Mana bizagenda gute? Imana irambwira ngo humura nzakwambika, ngo humura nzakugaburira. Umugabo yari ari mu rugo nta kazi ntacyo aryamye, navuga ati se Mana ko ndi umugore nkaba n'umugabo kandi reba inda n'inkuru nta mbaraga mfite ndabigirane. Imana yampaye imbaraga mu buryo ntabasha kuvuga. Ni Imana yonyine yahabaye. Buri munsi telefone igasona ikambwira ngo ngwino mu kiraka, nkajya gufurira abantu nta mbaraga, hakabagiye ku munsi mfurira abantu 2 ariko tukarya. Imana nshima rero nuko yambwiye ngo ngukuyeho urupfu, koko nararubonye ku munsi wa nyuma ngiye kunda indirange, ntekereza ko nta n'igiceri cy'icumi mfite, ntekereza yuko kandi hari ibyo kwa muganga, hari ibikoresho bari bunsabe. Nafashe nzira njya mu kazi, ndagenda ndafura indirange, ndavuga ngo wite urabizi ko mbagwa ari kundinde ntaturika. Narakoze ndafura isaha ya 5:15 numva biranze, ngeze ku myenda ya nyuma uwo narindi gukorera sohotse arambwira ngo ntago nabimenye simba naguhamagaye. Ndamubwira ati ahubwo wakoze kumpamagara, Imana iguhumugisha. Ako kanya nahise njya kwa muganga, nyimara kuhagera muganga arantonganya cyane, arambwira ngo ni kuki utambwiye, ntago mba nabigukoreye byose ariko ntugeze kuri uru rwego rwo gupfa. Ndamubwira ngo ntago mpfa kuko navuganye n'Imana. Mbirasi yaraje iza kuntwara, n'ukuri nabonye Imana, ninkubwira ngo nabonye Imana. Amafaranga nari mfite, nari mfite ayo mafaranga 5,000 yampembye. Ako kanya nkimara kubyara telefoni zarasonye ari nyinshi, unyoherereje 5, unyoherereje 3, n'ukuri nabonye Imana uwo munsi. Ikindi nshimira Imana ko nayibonye, n'ukuri nkimara kwa muganga niko badusezereye mbura amafaranga yo kwishyura, bamfagitira 32,200. None nta amafaranga nari mfite, nari naguze imiti nyuma, nta mafaranga mfite. Ndangije mbwira Imana ngo Mana nushima yuko bashyira hanze, wavuganye nanjye ntibashyire hanze, ubibona nk'Imana sinjye kuryama inyuma y'ibitaro. Ndashima Imana narayibonye uwo munsi. Yakoresheje umuntu arampamagara, ndamubwira ati aka kanya bansohoye nta mafaranga afite. Araza anyishyurira ibitaro, anyishyuriye ibitaro, yishyurira undi muntu amafaranga arayoba. Ndavuga ati ariko Mana Satani waratsinzwe, ko naringiye kuvamo none bishyuriye undi muntu utaringe. Icyakoze abaganga barabikurikirana, wa muntu nawe bamutegeka kwishyura, mbona arishyuye, yishyura yanjye. Ndataha ndavuga ngo Mana nubwo ntashye nta gikoma ndi busange mu nzu, ndisiga nkisanga Mana bana nanjye kandi nukurura bizi sinicwe n'inzara. Ndashima Imana itaranyicishije inzara, ndashimira Imana yangaburiye uwo munsi. Nukuri nabonye Imana, ninkubwira ngo nabonye Imana. Ndashima Imana nkimara gufata agatege niko nahise mbona igishoro. Nafatiye 4,000, ndagenda ibigori byari byeze nkajya nikorera ibigori, mfite ibisebe mu nda sinashwanyuka. Wumva umuntu wabazwe utarashwanyutse akikorera umutwaro w'ibigori ahetse umwana. Ndashimira Imana yandinze, irandinda indindira umwana yo kabyara, nanjye irandinda sinaseba. Babandi ho babivugaga ngo nzaseba, nta mwana wanjye wibye, nta n'umwana wanjye wishwe n'inzara. Iyo Mana yacu iryo nishimwe rihambaye, yumve ko nyishimye yo kabyara. Mumpera Imana icyubahiro n'impundu nyinshi irakarama, narayibonye bikomeye.
She was thanking God that the time she came here, she had a lot of burdens. I cannot explain everything, but I will try to summarize. And she had a serious issue of life. She couldn't manage to get food, and she has children. By the time she came here, she looked for the prophet, and she asked him to pray for her. He prayed for her, and he told her that, fear not, today you will receive the rescuement of God. And the same day, when she was seated there, somebody here in the church, God used them, and he provided a capital for her, and she was praising God that she's working. Another thing is that she was separated from her child for many years, her firstborn. By the time she prayed to God, God reconnected them, and today they are together with a lot of miracles that God performed for her. She was here praising the Lord. May God be glorified. Hallelujah. Yes, ashimwe. Ndanezerewe umugoroba nk'uyu nguyu. Hari imihigo ibiri nahiganye n'Imana, ndavuga ngo Mana ibi bintu nubikora nzagushima. Maze iminsi nza hano mu materaniro bikarangira ntashimye Imana, n'uyu munsi nta gahunda yo gushima Imana nari mfite. Ariko Prophet atanze umwanya w'abantu bashima Imana, nicaye hariya numva ijwi rirambwiye ngo ko hari ibyo wavuze ngo ninkukorera uzashima ukaba utarashimye, ntago byabayeho, cyangwa igihe wahigaga umuhigo warakinaga. Numva nsinzwe n'urubanza mu mutima. Nshimye Imana y'amahoro rero ko uyu munsi nyemereye ko nshima Imana. Hari ibintu Imana yankoreye, hari ibintu Imana idukorera rimwe na rimwe tukabifata nk'ibintu bisanzwe yuko byari bikwiriye kubaho, ariko turibeshya siko bimeze. Hari ibizamini bibiri mperutse gukora, ariko nagiye kubikora mvuga ngo ibyo ngiye gukora ndabizi, ndashoboye, kandi niyo byansinda wenda hari igihe nagira ukundi kuntu abantu bamfasha nkabitsinda, ariko nasanze nibeshye. Icyambere nagenda gikora ndagitsinda neza, noneho birangije ndavuga ngo iki cyambere nsinze nicyo cyari cyoroshye, icya kabiri nicyo cyari kigoye, icya kabiri nicyo cyoroshye. Icyo cya kabiri rero nitaga ko cyoroshye, nagisubiyemo inshuro 3 zose. Nshimye Imana y'amahoro kano kanya ko ireka nkabitsinda icyo gihe byose, nari kugenda niyemeye, numva ko nshoboye, numva yuko nirwanirira. Ariko Imana y'amahoro yampaye gusubiramo izo nshuro zose kugira ngo nyitekerezeho, kuko maze gutsindwa inshuro 2 naricaye ndavuga nti Imana, niringiye abakomeye nta kintu bangejejeho, niringiye ubumenyi bwanjye nsanga ntacyo ndicyo, ahubwo ndinjije. Ariko iyi nshuro ya 3 niwe niringiye, ntaba ari wowe unkorera ahubwo ibyo ngiye gukora, ntaba ari jewe wikorera ahubwo ibyo ngiye gukora bari wowe unkorera. Uko nabigenje mbere yo gukora ikizamini narabanje ndasenga ndavuga nti Imana, inshuro nyinshi narirwaniriye, iyi nshuro noneho ni wowe mpaye ikaze mu buzima bwanjye, nshaka ko ndwanirira, kandi koko Imana yarabikoze irandwanirira, icyubahiro ni cy'Imana. Aho ngaho byamaye isomo. Hari igihe duhura n'ibibazo tukiringira abakomeye, hari igihe twiringira twebwe ubwacu, ariko tutari kumwe n'Imana nta kintu twabasha kwishoboza. Ikindi cya kabiri nshima Imana kuko ikunda igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umwaka ushize nagiriwe amahirwe yo kujya mu gihugu cyo hanze kitari cy'u Rwanda, ariko ngezeyo nibwo navuze nti Abanyarwanda Imana iradukunda kandi turahirwa. Iyo uri hano i Remera ushobora kuvuga ngo ndatahira Rusizi ukagerayo amahoro, cyangwa ukagera i Kanombe ukagerayo amahoro, ariko hari igihugu ujyamo bugacya ugasenga Imana ngo ese burira, bwakira ukabwira Imana ngo se buracya. Ibyo rero byigeze kumbaho, nari kumara y'umwaka, ariko uwo mwaka wambereye nk'imyaka 10. Nkazajya mbona bwije nkavuga nti se Mana ko ngize amahirwe bukira, ubu noneho ubwo buraza gucya. Byari bigoye cyane, ntago ndi buvugeho ibintu byinshi, gusa ikintu nshima Imana nuko na nyuma ya zero Imana ikora. Aho ubona yuko bigoye ko buri buke buracya, ubukongera bugacya, nejo bugacya, nabwo bukongera bukira bugacya. Nshimye Imana y'amahoro rero, iyo ugeze muri situation ubona ubuzima bwawe busa naho bushyizweho akadomo, Imana yo ariho igutabarira. Nshimye Imana y'amahoro. Hari umunsi umwe naricaye ndasenga, nari mfite abantu twabanaga twasenganaga, ariko jewe nkazajya mfite ukwizera guke kubera ibyo nabonaga. Ariko birangije ndavuga nti Imana,
hari byinshi wagiye undindamo ngenda mbirondora hari ibintu byinshi Imana yagiye indindamo ndavuga nti wowe wakoze biriya ngufitiye icyizere ko niba ngiye uzabikora nshimye Imana y'amahoro rero ko yandindiye muri iyo situation nari ndimo nkagaruka mu gihugu cyanjye cy'amavuka amahoro kandi nshimye Imana y'amahoro ko mu mwaka wa 2021 yambwiye ngo nguhaye passport kandi nshimye Imana ko yayimpaye nkagenda nkagiyo najyaga nkagaruka nukuri munyihanganire wenda ntindeho gato hari oya reka guseka iyo uri mu gihugu cyacu ubona ari amahoro ubona bisanzwe ariko nugira imahirwe wenda yo kujya hanze uzabibona dufite umukuru w'igihugu dukunda dufite ubuyobozi bwiza ibyo tujye tubyishimira hari aho ugera ibyo bikaba nta kintu bibabwiye wabaho utabaho ugasanga nta kintu bibabwiye ariko nshima Imana ko igihugu cyacu gifite umutekano nshima Imana ko ifite abayobozi beza nshima Imana ko ari umukozi w'umuhanga hari ituro ry'ishimwe nateguye ntago nava hano ntaritanze ariko mbere yuko nditanga mumfashe duhereze Imana icyubahiro. He was thanking God for 2 miracles that he performed for him. He had exam and it was 2 exams and he performed the first and he made it. For the second, he thought that he will make it by his power and wisdom. With the support of other people, he was thinking that will support him. But by there, he couldn't make it and he repeated 3 times that same exam. And he was thanking God that he enabled him and he made it, make it, and he succeeded. Another thing is that he went abroad. He was thanking God for the protection that he gave to our country, peace that we have in our country. He gave out an example that sometimes you can live from Kigali going to Rusizi and you come back peacefully. That there are some countries that he went to whereby he couldn't have full peace, where he spent 1 year and for him it was equal to 10 years. But he's really praising the Lord for the peace that we have in our country. Bless the name of the Lord together with him. Amen. Amen. Hallelujah. Ndashima Imana yuko nayisabye yuko izampa business irabinkorera ariko ngera mu gihe umwanzi Satana nteza inyatsi ku buryo ku mafaranga nakoreraga najya ku rwego rw'uko ntakora n'ibihumbi 5 harimo n'igishoro. Imana mu gihe nari ndi muri icyo kigeragezo Satana arongera nteza ikibazo cyo kuva mwababyeyi mwe kumara ukwezi amezi 5 urimo kuvura umubyeyi wubatse ni ikibazo kitoroshye habe na gatoya. Nageze aho nibaza ikintu naremewe gituma ari ngiye uhura mu bibazo nk'ibyo ngibyo. Ntago nizeraga mu bintu by'amasengesho. Umunsi umwe navuganye n'umuntu kuri telefone amu murongo wo gusoma. Mu byakozwe n'intumwa 3 murongo wa 6 ndahasoma numva ijwi rirambwiye ngo haguruka ujye gusenga. Maguruka njya gusenga ahantu ntahaza ari ukugenda gusa nzi ko ngiye. Uwo munsi naratashye mura n'umushumba harambwira ngo uyu munsi ujye gukazi nushaka kugere mu rugo saa 7 z'ijoro ujye mu kazi. Nageze mu kazi ndakora birakunda uwo munsi ntabwo nongeye kuva Imana yarabihagaritse. Mumfashe mereza Imana icyubahiro ko yankorera ukomeye. She was thanking God that she had a problem of bleeding. I mean, non-stop bleeding. Imagine 5 months, a married woman with a husband, and you bleed non-stoply 5 months. It was really serious, but she wasn't even a believer. By the time somebody sent her a scripture to read, she read it, and she went to pray somewhere, and the prophet, a pastor of that area, he told her to go and go to work. She will no more bleed. God did it, and she no longer bleed. Praise God. Ya hallelujah! Hallelujah! Kubirenge bya Yesu niwe natabariwe amarira nazanye ntago ariyo natanye. Niwe natabariwe amarira nazanye ntago ariyo natanye. Hallelujah! Shima Imana yaduhaye umushumba mwiza, shima Imana yaduhaye umubyeyi uri mu mwuka w'Imana. Shima Imana yaduhaye umubyeyi utarabanura ku butoni. Shima Imana igira neza bugacya bukira. Shima Imana yarantabaye imera umwana Nerevare hano bikomeye pasiteri yabimbwiye. Abandi bari bamaze icyumweru biga watarajya kwiga ngeze hano Imana irambwira ngo iranabaye ikoreye mu mushumba wacu. Uwo munsi Imana impa amafaranga ajya kwiga. Nshimye Imana yamuhaye kujya kwiga nk'abandi wacu nta muntu wegeze wiga. Nshimye Imana yo mu ijuru yaciye inzira aho zitari.
shimye Imana yo mu ijuru yadutangiye mituwele, shimye Imana yo mu ijuru izi kurinda, shimye Imana yo mu ijuru umushumba wacu ari mu mwuka w'Imana, yigishije ijambo ry'abarushye n'abaremerewe. Nanjye aho narindi mu kiraro cy'inka numva riramfashije, ndyumva kuri radiyo. Ubwo Imana inzana ari umugambi wayo. Shimye Imana itabara itareba nk'abantu, shimye Imana itarobanura ku butoni, shimye Imana iza kuvuga amafaranga agakiza kakavuga amafaranga njye sinari kuyabona, shimye Imana itanga agakiza ku buntu. Shimye Imana igitanga ibyo kurya, shimye Imana ikuri kuzimu igashyira ubuntu. Uwo munsi pasiteri wanjye yarambwiye ati umwana wawe agiye kwiga byihuse. Navuye hano Imana inkoreye igitangaza, mbonye amafaranga ajya kwiga. Mu kujya kwiga arambwira ati mbonye gereza imbere ye. Shimye Imana yamukuye muri gereza bikomeye, amaze mu kwezi abandi bari kwiga atari kwiga. Amarira yari yanyishe n'umubabaro, mvuga ngo Mana ngire gupakara, ngire kubona amafaranga nyatange sinayarya ajye kwiga ntiyige. Shimye Imana yo mu ijuru yamukuye aho hantu, shimye Imana yo mu ijuru itareba nk'uko abantu bareba. Nari mfite umuterankunga w'umuzungu wamwishyuriraga, birangije birahagarara. Shimye Imana yo mu ijuru itoranya uko ishaka, shimye Imana yo mu ijuru ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Shimye Imana yo mu ijuru itagireba nk'uko abantu bareba. Mumera Imana yo mu ijuru icyubahiro. She was thanking God that she came here and she had a burden of a child who couldn't. Buretse gatoya mama dufashe gato tubanze dusobanurira batumva ikinyarwanda. She was thanking God that she came here, she had a burden of his child. He couldn't manage to go to school. It was really serious. By the presence of our pastor, our prophet, and he prophesied to her that God will perform a miracle to you. And for real, God performed a miracle for her, and the child is at school now. That was her praise. Numugabo, Yesu numugabo, ni utabara tabajije abantu. Kubwa kunyaga kumunyamibabaro, kubwa gusuza umutima kumukene, nonaha ndahaguruka ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Bamenye ko nitwa rubasha. Numugabo, Yesu numugabo, ni utabara tabajije abantu. Kubwa kunyagwa kumunyamibabaro, kubwa gusuza umutima kumukene, nonaha ndahaguruka ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Umenye ko nitwa rubasha. Haleluya. Ndashima Imana cyane, naje ahangaha nuyiri ikinyinya, naje numva ndemerewe, nakaraba amazi nkumva nari kumfata. Nakarabaga amazi nkumva namfata, nakisiga amavuta ntamfate, ntagira umwenda wo kwambara. Ariko ndashima Imana ko ndanumva nisiza amavuta nkumva aramfata. Amen. Ndashima Imana. Mu minsi yashize twanditse ibyifuzo, umushumba aratubwira ati abijyana muri cya giseke cyo gihe turabisohokana. Nari ndanditsemo icyifuzo ngo Mana mfite abana 6 ntibagira aho baryama, bazindukaga bataka imigongo. Haleluya. Ntibagiraga ahantu ho kuryamira, baryamaga hasi ku mukeka bakazinduka bataka umugongo. Kagenda nkabajyana kwa muganga bakambwira ati abana nta kibazo bafite imbere, genda ushaka ikibazo gitera abantu umugongo. Ariko muganga simbi mubwire nkavuga ngo nuko yako batagira icyo kuryamira. Naje hano bangu Mana ishimwe cyane, uno mushumba wacu Imana imuhumugisha, Imana imuhumugisha, Imana igimucira inzira aho zitari. Cya cyifuzo natanze cyo kugira ngo abana babone aho baryama, aragenda arabisengera, maze nzangaha mbona matera, buri mwana bamuguriye matera, uba abana bagira aho bari kuryama.
nanone nari mfite icyifuzo icyo gihe naje gusenga bari badusohoye mu nzu mfite umwana wa mbere bamuteye inda yarabyaye ubwo yari yabyaye bwakeye badusohora mu nzu baravuga bati uduha amafaranga y'inzu ntago byari byoroshye ndavuga wese Imana y'umwana ndabajyana he ndabashyira he maze umushumba wacu yokabeho yokagira Imana yo mu ijuru yarari mu mahanga yaragiye kubwiriza mbona arabyeretswe arambwira ati ndi kubona ikote ryagukomere bagusohoye mu nzu ahita abwira mama pasiteri aramubwira ati uwo mama muhereza amafaranga 25,000 ako ndashima Imana y'abana babyeyi bacu mama pasiteri nawe yahise abyumva vuba cyane inzara yinyishyurira Imana imbaha umugisha Imana ijye ibacira inzira aho zitari Imana ijye ibacira inzira n'umuryango wabo Imana ijye ibagenda imbere bayigenda inyuma She also thanked God for the problem she had. She has 6 children and they didn't have a mattress to sleep on. By the time she came here, she got a help, and now every child a mattress, every child a mattress. And another thing is that she had also the renting problem, but when the prophet was abroad, he got that revelation. It was on Zoom, I think the people here remember, and he asked Mama Pastor to give her the money for renting, and they paid for her the rent. And today she's blessing the Lord that they are doing well. Another thing are kind of blessings that there was confessing on the family of our prophet for all the mighty works that God used them. Bless the name of the Lord together with her. JP adushyirireho umurongo uri muri Daniel igice cyawo cya 10 umurongo waho 19. Daniel 10:19, please project for us. Niba bishoboka kamera mwayitunga papa imfura na se barangana hanyuma ngewe nimvuga nta kibazo biraza kugira. Ane igira hino ririmbe yandi nimbevuga ngo tugoha icyubahiro. Wena. Hallelujah. Hallelujah. Ntabwo nzagira gute? I will not cross there with it. None ugiye kubizamura. Now you're going to take them up. So be a salon. Si di pele a salon. Si lile a toro. Wazanya gafirimbi kawe? Did you bring your whistle? Gira gutya ngo Whistle it. Nabwo I will not. Vuga ngo nabwo nzabyambukana. Say I will not cross there with it. Nabwo nzagira gute? Say I shall not cross there with it. Reka mbabwire. Let me tell you. Uru rupapuro uzi kwandika? Do you know how to write? Wabyanditse? Did you finish? Reka ngurahire ukuri. Let me swear to you the truth. Ibi bintu byose birasigara. All those things will remain here. Hallelujah. Hallelujah. Fata ituro rya. Take your offer. Fata ituro rya ubanza uri hano. Church online. Online church. Fata ituro ryawe mu kiganza. Take your offer in your hands. Ufite kimwe mu 10 bari cyo ufata, ufite ituro bari cyo ufata. If you have a tithe or an offer, take it. Ugiye gukoresha telefone ubari ufata. You're going to use a mobile phone, take it. Ibi bintu wanditse. There's things you wrote. Ubwira Imana ngo Mana ndagushimiye ko bibaye. Speak to God that I thank you that it happened. Naguranyumva neza. You yet understand me. Ubwira Yesu ngo ndagushimiye ko bibaye. Tell Jesus that I thank you that it happened. Hallelujah. Hallelujah. Hey. Hey. Ndashaka I want amagambo tugiye kuvuga. that the words we're going to say. Iyi ndirimbo niba turirimba dupfukamye simbizi. I don't know whether we will sing this song kneeling down. Ariko ndagushimira ko. But I thank you that Ibintu Imana igiye gukora birakomeye. things God is going to do are really great. Fire. Fire. Yes. Bazugira amagambo rivuga. Have some words to confess on them. Nibuta ari cya 10 bagwe envelope yifate. If it's a tithe, receive an envelope. Ukoresha telefone utambuka ugira gutya. If you use a mobile phone, come and do this. Gira vuba vuba. Do it quickly.
we tambuka Just step forward. ubaze mugenzi wawe Ask your neighbor. n'abadafite ituro rimuhe If they don't have an offer, give it to them. ejo nawe azakwishyura. They'll pay you tomorrow. uyu munsi ntacyo afite reka ejo azaba agifite. They don't have something today, but they will have it online tomorrow. church Online church. mushimire Imana Thank God. ubikora unezerewe cyane wishimye. Do it joyfully ufate rwa rupapuro mu ntoki. and take the paper. ndahamya ko ari ubwa nyuma. I'm sure that is the last time. ndahamya ko ari ubwa nyuma. I'm sure that it's the last time. turimo turashima Imana. We are thanking God. ndahamya ko ari ubwa nyuma. I'm sure that is the last time. ndahamya ko ari ubwa nyuma. I'm sure that is the last time. zamura haleluya. Shout hallelujah! wabikora unezerewe gusa. Do it joyfully. Hey! 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 Celebo aras. ndahamya neza ko ari ubwa nyuma. I am sure that it's the final. abaririmbyi mutambuke muhagarare hariya ni ubwa nyuma. Finger step forward and stand there. It's final. vuga ngo ni ubwa nyuma. Saying it's final. haleluya. Hallelujah. umubabaro wazanye urataha urangendo. The sorrow you came with will be over. Hey! Hey! haleluya. Hallelujah. vuga ngo ni ubwa nyuma. Say it's final. subiramo ngo ni ubwa nyuma. Repeat that it's final. reka mbabwire Let me tell you. abantu bamwe hano mugiye kugabirwa. Some people here are going to receive gifts. mbonye abantu hano bagabirwa we. I am seeing people here are receiving gifts. mbonye promotion. I can see promotion. haleluya. Hallelujah. Hey! umva rero ngubwire. So let me tell you. fata rwa rupapuro. Take your paper. ndibwira nta kindi kintu kidusubiza inyuma. I think nothing will push us backwardly. uranyemerera. You will allow me. online church. Online church. icyo nababwiye muwe mwagikoze. Do what I told you. ufata urwo rupapuro rwawe wowe. And take your paper. umaze gukora ibyo nako hahiriwe umuntu washimye. Blessed is the person who thanked God. jya ku murongo igitangaza cyabaye. Go online, the miracle already happened. haleluya. Hallelujah. murebe mu maso mubwira ngo ibi bintu ntabwo uzongera kubisengera. Face your neighbor and tell them that you will no more pray for these things. ntabwo uzongera kubisengera. You shall no more pray for these things. Hey! Hallelujah. zamura ya ndirimbo. icyubahiro cyawe muri uyu mugoroba turavuze ngo urera turavuze ngo